se yego ariko nanone wahawe amabwiriza ugomba kugenderaho ntiwayagenderaho bituma abantu bakubona mu yindi shusho ariko uri umusiramu. None rero gukizwa kwawe uko byasa kose hari imbarutso hari imbarutso yabaye yego rwose yatumye ukizwa. Se waba warakomeje gukora amakosa mu gisirikare bikarangira bakwirukanye bikagutera agahinda ugahitamo gukizwa? Ese waba warakoze ikosa ugafatwa bikaza kuba ngombwa kuvuga ati ibi bintu ndabihaze? Ese waba warumvise ijwi ry'umwuka wera rikubwira ati ibi bintu urimo bivemo? Byagenze gute? Iyo wemeye gusa ubahita bakubatiza, kuko ni indahiro baguha ariyo shahadu, wamara kuyitora ugahita witwa izina ushaka ukabaye umusiramu, ubundi ugakurikirana iby'idini ukagenda wiga inyigisho z'idini. Nubwo buryo nagiye mu basiramu rero, ariko navuga ngo sinabateriwe nabagiraho umugisha icyo gihe. Abasiramu cyitwa amagini. Mu by'ukuri abasiramu bagira amagini nk'umuntu wabayemo. Ese wabayemo ukwanza wabayemo imyaka ingahe? Nabayemo igihe kinini, nabayemo kuva muri 1992. Navuye mu basiramu 2002. Emana we, Yesu we, ingoma yawe ni amamare. Bakunzi b'ijambo ry'Imana, turabaramukije mu izina rya Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe aho muherereye hose. Uwiteka Imana abagirire neza. Waba dukurikiye uri mu bibazo cyangwa se mu ngorane zitandukanye, ariko ndagira nkubwire ngo kurira kwararira umuntu, ariko mu gitondo impundu zikavuga. Nkuko mubibona kuri kamera zacu, twongeye kugira amahirwe yo kubana n'umukozi w'Imana. N'ubwa mbere tubonanye, ariko uko biragaragara nk'umuntu ubitse ibintu byinshi bikomeye. Aragaragara nk'inzu y'ibitabo, aragaragara nk'ufite amateka. Uraho neza mukozi w'Imana? Muraho, murakomeye? Yego, turashima Imana. Amakuru ni meza, turashima Imana natwe. Yego. Urakoze cyane. Hanyuma ndagira ngo wibwire abakunzi b'Imana Irahari TV bamenye ngo turi kumwe nande, ese tugiye kuganira nande? Amazina yanjye banyita Sekamana Budu. Nkaba nsengera muri ADPR ku mudugudu wa Rwesero, paruwasi ni Muganza. Yego. Nkaba ndi umudiyakoni ku mudugudu waho. Nkaba ndirimba no muri korali Nairoti. Urakoze cyane. Uravuze ngo witwa Abudu. Menyereye ko ari izina ry'abasiramu. Izina Abudu hari aho ryaba rihuriye n'ubuhamya bwawe? Byase birahuye cyane. Birahuye cyane, ni izina ry'amateka. Urakoze cyane. Byumvikane ko uyu mutumirwa wacu afite ibintu byinshi agiye kutugezaho. Nyemerera wicare utuze, utege amatwi wumve, kuko uyu ni umwanya wawe wo kumva hanyuma ukumvira. Reka ngusabe mukozi w'Imana kugira ngo ubanze usenge Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana igira neza, Imana rukundo n'imbabazi nyinshi, turagushimye, turaguhimbaje ko kuri Imana yo kubahwa kandi uri Imana yo kwiringirwa. Banye natwe rero kuva mu gitondo kurinda tugejeje iki gicamunsi, waturinze, urinda ubwoko bwawe. None ushimye ko twongera guhurira hano ku iki kiganiro turi bazima. Nyiringabo Imana wahabaye. Bane natwe rero abazakuri iki kiganiro, reka bazagire umugisha wo kumva ubuntu bwawe, kandi kigeraho kibakura, kigire naho kibashyira, ko kuri Imana igitanga agakiza, kandi uri Imana igibwiriza abantu ikoresheje mu buryo bwose. Ubu buryo rero bujya butanga message ahantu harehare tutabasha kugera, kandi abababaye ukabazanzamura. Urakoze ko kuri Imana nziza rero mu mwanya turi bumare hano, reka umwuka wera abane natwe kandi tukugireho umugisha, kandi Nyiringabo Imana
n'abanyakiriye nabo bakugireho umugisha kuko uri Imana nziza. Urakoze, urakarama, icyubahiro kibi cyabereye none iteka ryose. Amen. urakoze cyane kubw'isengesho ryiza udusengeye. Umukozi w'Imana, ndaza kukubaza ibibazo, utubazo duke, ahasigaye utambutse mesaje Imana yaguhaye. Iyo witegereje ukareba ubona abakozi b'Imana bagaragara muri social media uyu munsi, ubona mu by'ukuri bagifite agakiza cyangwa babaye nka babane ngo bageze mu gihugu cy'amasezerano barangije baragwa? Ese wowe ubibona gute umurimo w'Imana kuri social media uri kuwubona ute? Iki kibazo kiragoye ariko no mu rundi ruhande kiroroshye. Ibyo byose ngo ngere imitima ni nayibazi abazajya mu ijuru. Social media buriya itambutsa message ahantu henshi n'abantu bayikoresha baba ari benshi, ariko buri muntu wese niwe umenya aho ahagaze. Biragoye kugira ngo uvuge ngo kanaka kubera wenda byatambukije nta kijijwe, ari igihe we aba yumva message atambukije hari icyo Imana yimubwiyeho. Hagati y'umuntu n'Imana rero baba bafite uko bakorana n'uburyo imuha message akaba yayitambutsa. Ibyo ari byo byose ndumva ari ubwo buryo nagisubizamo. Urakoze cyane, nakumvise. Ntabwo ushaka kugira icyo ukivugaho neza kugira ngo cyumvikane, ariko nanone igisubizo duhaye uri n'amatwi nanone aracyumva. Uyu munsi tukuzi nk'umuntu utambutsa ubutumwa kuri social media, tukuzi nk'umuntu ukurikirana ibibera kuri social media. Ni iyihe message wahereza abantu bakurikirana icyo twita ivugabutumwa ryo kuri social media? Message naho abantu ivugabutumwa ritambuka kuri social media, mu by'ukuri hari abantu bamwe baritambutsa koko bari mu bushake bw'Imana. N'Imana yanabatumye bafite icyo bateguriye, abumva ababasha gukurikirana baba bari mu gihugu bari no hanze. Mu by'ukuri social media icyo mbona iyo wayikurikiranye neza ukagenda ukurikirana abavugabutumwa bagenda bayicaho bose, mu by'ukuri ntabwo ushobora kubura aho ushobora guhembukira. Icyo nahamya cyo ivugabutumwa riratambuka kandi ukabona ko hari umurimo rikoze kuri shosho. Yego, urakoze cyane ku bisubizo byiza uduhaye. Ntabwo turambirana, ntidutinda, reka tuguhereze umwanya tugezeho message watugeneye kuri uyu munsi. Ibyo byose ntabwo ndi butinde cyane, sindi buhatinde cyane. Reka tubanze dusome ijambo ry'Imana, niturirangiza ndarivugaho gatoya, ubundi tujye ku buhamya, tuganire ku buhamya, mbabwira aho Imana ikura umuntu n'aho imushyira, kuko twagiye tubona Imana kandi tukayibona mu buryo butandukanye. Hari aho yadukuye, hari n'aho itugejeje. Niyo mpamvu rero tubasha kugenda tubwira abadukurikirana aho Imana ikura abantu kugira ngo n'uwacitse intege abashe kugira gute, n'uwacitse intege abashe kuzanzamuka. Kuko buriya social media iyo wayikurikiranye neza, abantu benshi banyuzaho ubutumwa mu buryo butandukanye bukabafasha. Reka dusome ijambo ry'Imana mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana, ibice byawo 5 n'umurongo wawo wa 5. Twumve intego y'iri jambo, icyo Imana ishaka ku bantu n'iki, ubundi niturangira dukomeze tuvuge ku buhamya. Yego, Yohana ibice 5, ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 5 umurongo wawo wa 5. Kadusoma mu izina rya Yesu Kristo. Hariho umuntu wari ufite indwara ayimaranye imyaka 38. Yesu amubonye aryamye
amenya yuko amaze igihe kirekire arwaye. yego aramubaza ati mbese urashaka gukira? Umurwayi aramusubiza ati databuja simfite umuntu njugunya mu kidendezi, iyo amazi yihindurije nkiza undi antanga kumanukamo. Yesu aramubwira ati byuka wikorera uburiri bwawe ugende. Muri ako kanya uwo muntu arakira, yikorera uburiri bwe aragenda. Ubwo hari ku munsi w'isabato, nuko abayuda babwira ukijijwe bati dore uyu munsi ni isabato, kandi amategeko ntiyemera ko uwikorera uburiri bwawe. Nawe arabasubiza ati uwankijije niwe wambwiye ati ikorera uburiri bwawe ugende. rekeraho. Imana ishimwe cyane. Amen. Iri jambo ry'Imana ni ijambo rikomeye cyane. Njya nkunda kubwira abantu muri iyi minsi, Yesu agera ku kidendezi ntabwo buriya byari bimutunguye. Yesu mu rugendo yari afite, muri we uriya munsi yari afite objectif yo kugera kuri kiriya kidendezi, koko cyane ko uriya murwayi yaramubonaga nubwo umurwayi we atarazi ko Yesu azabasha kuhagera. Yesu we yari abizi neza kuri uriya murwayi yabuze kirengera, nta shinge nta rugero yari afite. Yari amaze imyaka 38 ngo yari ku kidendezi. Mu by'ukuri iyo cyihindurizaga yaburaga imbaraga zamuzamura kugira ngo nawe abashe kujyamo, kandi uwajyagamo mbere ngo niwe wakiraga. Aragenda arahazaharira, arahatinda. Igihe kiriya kidendezi yari ariho bishoboka kuba cyari cy'uburwayi koko, ariko muri iyi minsi dufite ikibazo cy'uburwayi butandukanye, haba ubwo ku mubiri ndetse haba n'ubwo mu mwuka. Buriya iyo ukiri umusambanyi uba ufite uburwayi bwakubase. Buriya ni uburwayi ubusabwa kugira ngo winginge Imana kugira ngo Yesu nazaza gukure kuri icyo kidendezi. Usanga abantu babibayemo igihe kinini, barabyicariye, ari abanyetorero bamwe babibamo, ari abapagani hanze babibamo, ugasanga ibyo bintu byicariye abantu, mbese bari ku kidendezi, ni abategereje gutabarwa n'Imana. Iryo jambo rijya rinezeza cyane. Urebye ugiye kureba ahantu isi uko iforomye n'uburyo yikaragamo, biratangaje kuba wabona umugabo ku mugabo ashyingirwa n'undi mugabo. Mu by'ukuri aba ari abantu ntabwo bari ku kidendezi ntibababaye. Ubwo se dukwiriye nkatwe twabashije gusobanukirwa kwinginga Imana cyane, Yesu akabacaho kuri kiriya kidendezi akakibakuraho. Mu by'ukuri abantu bari ku kidendezi bategereje ubutabazi bw'Imana ni benshi, ariko icyo nabwira bagenzi banjye bavuga butumwa, bajye batanga message ariko bagira n'ibihe byo gusengera abanyabyaha kugira ngo byibuza nabo ijambo dutambutsa rigera aho ribakura rigere naho ribasiga. Iryo jambo numvaga tutari buritindeho, gusa ni message no nagira ngo nambutse kugira ngo abantu bose bazahariye mu byaha binginga Imana, kuko nabonye hari Imana itanga agakiza, kandi Yesu arabishoboye. Nta kimunanira, nicyo cyamuzanye. Buranya nkunda kubwira abantu, ntabwo Yesu yaje kudupfira kugira ngo tuzabone ubutunzi twirirwa dushaka nubwo twirirwa turirimba. Yaje kudupfira kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. Reka tujye twinginga Imana rero kugira ngo ijye igera ikura abantu, igere naho ibageza mu gihe cyabo, kuko abantu benshi bararushye, batagangariye ku kidendezi cy'ibyaha. Murakoze cyane. Aho ngaho reka tube dusubikiye aho ngaho kw'iryo jambo ry'Imana, dukomeze kuri yindi sije y'ubuhamya. Nibiba ngombwa nzagaruka noneho tuvuga n'ijambo gusa, koko Imana yarariduhaye. Yego, komeza nta kibazo. Okay. Amazina yanjye nk'uko nabibabwiye banyita Sekamana Budu, nkaba ntari umusilamu. Yego. Nabaye umusilamu mbere ya 1994, nari nyiri umwana muto, nafite nk'imyaka 13 12 maho. Mbu umusilamu kubera sitarago, bwari ubuzima. Iwacu navukiye mu muryango wari utunze ubutunzi bwinshi, bari bishoboye, bari bihagije, bari babayeho mu buryo navuga ngo bwari bunejeje. Ariko ibintu buriya bijya bishira. Ibintu bijya bishira,
isi yari izunguru yari ikaraze, ibintu bimwe bagenda babigurisha, ibindi babitanga, ibindi abo bahera ubuntu, kuko twari dufite imitungo myinshi. Nageraga muzehe wakundaga kugwa neza rero, iyo yanezerwaga ahitaga gukatira akakubwira ati jyanire. Nta mutima mubi yageraga. Ibintu tuza kwitorova rero byarashize, bishira mu by'ukuri nari nakura, ariko hari abandi bari bigiye hejuru ho gatoya, biba ngombwa ko tumera nk'aho dutatanye, imiryango igitatana kubera ibibazo by'ubukene, kandi wari umuryango wiyubatse. Turatatana, biba ngombwa ko njya mu buzima bwo ku muhanda, ngenda mba muri sitarago zo ku muhanda. Ubu naraye ingange ndazizi, nanyweye ganja narazihaze, ndarazinyweye zigeraho numva zinukaho, nta kiyobyabwenge na kimwe nanyweye. Mu by'ukuri mba mw'ubwo buzima, bwari ubuzima bugoranye, bwari ubuzima butari bunejeje, ariko kubera ko hariho nari nisanze, biba ngombwa ko hariho mbasha kuba. Kugira ngo umusiramu rero byaturutse muri izo sitarago. Hari umugabo yari inshuti yo mu rugo, aza kunyitegereza igihe kimwe, nari ahantu ku muhanda, arandeba aravuga ati se wa mwana we koko kwa kanaka, avuga papa mu izina nyine. Biragoye ko waba mw'ubu buzima kandi muzehe wawe yarabanye n'abantu. Aza kuhankura, ankura ku muhanda, anjyana mu rugo. Amara kunjyana mu rugo, ndagenda ndahaba. Urumva ari umuryango w'abasilamu, biba ngombwa ko anoza shahadu. Njyana mu musigiti banoza shahadu. Shahadu ni indahiro. Ni indahiro. Urabona twebwe wenda mu itorero rya ADEPR cyangwa n'aya matorero yandi bakwigisha umubatizo, ukamenya, ukazabatizwa, ukazaba umukristo. Ahandi iyo wemeye gusa ubahita bakubatiza, kuko ni indahiro baguha ariyo shahadu. Wamara kuyitora ugahita witwa izina ushaka, ukabaye umusilamu, ubundi ugakurikirana iby'idini, ukagenda wiga inyigisho z'idini. Nubwo buryo nagiye mu basilamu rero, ariko navuga ngo sinabateriwe nabagiraho umugisha icyo gihe. Bamfasha ibyo bashoboye. Ndabyuka yajyaga njyana mu musigiti, akavuga ati uyu mwana rwose reka tumufashe, tugire icyo tumuha kugira ngo nawe agire umwenda abona bitangoye nk'umuntu umurera. Icyo gihe bajyaga bampa amafaranga mu buryo bugaragara, nkabasha kugura imyenda, nkagura inkweto, ubuzima buza kugenda neza. Iryo zina ry'abasilamu nuko naje kuba umusilamu. Hanyuma rero umaze kuba umusilamu, wabayemo ute? Wasanze basenga bate? Ni iki cyagukuyeyo? Ikintu cyankuyeyo ni inzira ndende. Gusenga barasenga. Buriya abasilamu barasenga rwose. Twasenga buriya nagiye kurivamo, kandi n'ubu niko bagisenga. Buriya basenga 5 ku munsi. Abo bantu ntibasenga. Ariko ikibazo ni kimwe, nubwo nabagayo, nubwo nasengaga, ntabwo nakiranukaga. Ntabwo nari nzi kureka icyaha. Ntabwo nari nzi yuko icyaha kigutandukanya n'Imana. Ntanywaga inzoga uko mbishatse, nkanywa n'ubundi yazaganje uko mbishatse, nkasambana uko mbishatse. Numvaga nta kintu na kimwe kinega gukora icyo cyaha. Ubwo rero kugira ngo nzave mu basilamu, nababayemo nyine mbamo nsenga gutyo, ariko nkajya numva nta kintu bintwaye. Kugira ngo mbavemo rero ntabwo nabavuyemo binyoroheye. Nta nubwo nabavuyemo kubera ko hari uwambwirije, ahubwo nabavuyemo kubera umuhamagaro w'Imana. Utarabavamo, hari ikintu bavuga mu basilamu cyitwa amagini. Mu by'ukuri abasilamu bagira amagini nk'umuntu wabayemo. Ese wabayemo ukwanza, wabayemo imyaka ingahe? Nabayemo igihe kinini. Nabayemo kuva muri 1992. Navuye mu basilamu 2002. Wabaye igihe kirekire. Hari ikintu bavuga mu basilamu cyitwa amagini. Ubundi amagini ni iki? Amagini akora ate? Ese buri muntu wese w'umusilamu yemererwa gucirira amagini? Ese amagini Imana irayemera? Amagini ntabwo Imana yemera. Nta naho babwiriza kugira ngo buri musilamu azayazane ayatunge nk'ibigirwamana iwe. Ahubwo uyatunze ayatunga nk'uko n'undi uwo ari we wese yayatunga. None ubundi amagini ni iki? Ndagira ngo abadukurikiye kugira ngo ubwo buhamya baze kubwumva neza,
ngewe sinabaye muri isilamu ariko abantu bajya bambwira ko habamo amagini simbyemere bacirira amagini. Ubundi amagini ni iki nyirizina? Noneho unatubwira uko akora, utubwire n'impamvu wahisemo kuza mu barokore ngo ujye uyoborwa n'umwuka wera utakaje amagini. Kuko amakuru mfite ni uko amagini ashobora kubaha amakuru. Hari umuntu wigeze umbwira ngo amagini ngo ashobora kuyashyira ku mugore we ngo agakora urugendo akajya Dar es Salaam, ngo igini rikava mu Rwanda rigahita rimusanga Dar es Salaam rikamubwira amakuru umugore we yiriwemo. Ubundi amagini ni iki, akora ate? Icyo kintu cy'amagini impamvu irashaka kukigusubizaho cyane, ntabwo nayatunze. Iyo mbona nayatunze ntamenyaga nuko akora, ariko ntabwo nayatunze. No mu muryango nabagamo nayo bari batunze. Kamwe kugira ngo icyo kintu nyigusubize uburyo akoramo n'uburyo akurikirana imiryango yabo bagiye, ntaba nkubeshye kandi kubeshya ni icyaha. Ntabwo ibyo ni inkuru twumva twese. Erega buriya amagini nta nubwo atunga abasilamu gusa, n'umupagani wundi cyangwa n'undi usenyera n'ahandi yayatunga bitewe n'icyakurikiyeho. Nubwo buryo nagisubizamo. Ikintu wabonye muri isilamu kitagenda neza, isilamu idahuriyeho n'abakristo, ni igiki? Ni byinshi, ni byinshi. Kuko icya mbere mu basilamu ntabwo bemera umwuka wera, nta nubwo bemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana. Donc ndabyumva, ntibemera Yesu Kristo nk'umwana w'Imana, ntibanemera umwuka wera kuko bataramumenya. Kuko uwamaze gusogongera akamenya ubwiza bwawo, we burya nubwo hazi ibintu bituma ashaka kureka, ariko arakomeza akarwana kugira ngo awukunde. Bo ntibazi n'ubwiza bwawo. Ariko wowe uyu munsi wakiriye umwuka wera, ni irihe tandukano, ni igiki wabonye kibi muri isilamu cyatumye n'uyu munsi utasubirayo ukaba ukunze kuba umukristo? Reka nkubwire ikintu cya mbere, abasilamu ntabwo batinya icyaha. Yego, icyo nakikubwira nk'ukuri. Yego. Itandukaniro ririmo rero, iyo umaze gukizwa neza, watangiye kuyoborwa na wa mwuka wera twavugaga, icya mbere ntabwo uba ukigenga. Icya mbere utangira gutinya icyaha, kandi ugakunda kuba hafi y'Imana cyane, kugira ngo ukomeze kubana nayo, kugira ngo wa mwuka wera ujye uhora ubasha kubana nawe kuyobora ibihe byose. Uravuze uti abasilamu ntibatinya icyaha. Ese ubona ari ko akunda umuntu yijijisha abizi, cyangwa mu by'ukuri nuko babikora batazi ko ari icyaha? Hari ukuntu umuntu padiri arigisha akavuga ati umuntu akora icyaha ryari? Umuntu akora icyaha igihe yitandukanyije n'Imana abizi kandi abishaka. Ese muri isilamu bakora icyaha ari uko bitandukanyije n'Imana babizi cyangwa babishaka, cyangwa babikora ari uko batazi ngo ni icyaha mu by'ukuri? Hoya, baba babizi kuko ntabwo nanone naho korose. Yego, ariko nanone wahawe amabwiriza ugomba kugenderaho, ntiwayagenderaho, bituma abantu bakubona mu yindi shusho, ariko uri umusilamu. None rero gukizwa kwawe uko byasa kose hari imbarutso. Hari imbarutso yabaye, yego rwose, yatumye ukizwa. Se waba warakomeje gukora amakosa mu gisirikare bikarangira bakwirukanye, bikagutera agahinda ugahitamo gukizwa? Ese waba warakoze ikosa ugafatwa bikaza kuba ngombwa kuvuga ati ibi bintu ndabihaza? Ese waba warumvise ijwi ry'umwuka wera rikubwira ati ibi bintu urimo bivemo? Byagenze gute? Imbarutso yatumye. Imbarutso irahari, imbarutso irahari, ariko mbwire abakunzi bacu badukurikiye, ntabwo nirukanwa. Yego. N'ubu ndacyari umwizerwa mu kazi. Yego. Nta kibazo. Ntabwo nirukanwe, ahubwo icyanteraga gukora ibyo byose ni Yesu wamamagaye arampindura, aminduye nkomeza, noneho ndahinduka. Mba umwana mwiza mu miterere y'aho ntuye, no mu kazi ndahinduka, nkomeza ubwo buzima. Ariko
ari Yesu wenyine umpinduye. reka tuganire kuri iki kintu. tubonye ko uhindutse kandi wari usanzwe uri umusiramu ndetse nabwo udakijijwe, kuko no mu basiramu harimo abantu bakijijwe cyane. Imbarutso niyo ndi kwenda, kuko kugira ngo ube umusirikare nuko wakoze ikosi ugapasinga ukemererwa kwinjira mu ngabo z'igihugu ugakora igisirikare. urumva habayeho gukora ikosi, habaho ikizami, wagitsinze wambara umwenda w'akazi. none kugira ngo wambare umwenda w'umwuka wera uvuye mu mwenda w'umwijima, imbarutso ni iyihe? Reka nsubire inyuma gatoya, ari naho mbwira abakunzi bacu badukurikiye n'abazumva ubu butumwa, gusenga buriya ni intwaro ikomeye, kandi gusenga bijya bihindura. buriya aya masengesho dusenga, cyangwa se abadamu bacu badusengera, cyangwa se bashiki bacu baba bafite, cyangwa indi miryango, hari igihe agukurikirana akagendaho ubwayo akaguhindura. Yego. Nabaye muri ubwo buzima, ariko nyuma yaho nza gushaka umugore. Yego. Maze gushaka umudamu wanjye arabyitegereza, Imana iramuhamagara wakizwa mbere yanjye. Akijijwe mbere yanjye aragenda mu munyamasengesho wandi wo mu rwego rwo hejuru, ndamugutuye n'ubu ngubu. Umuvugabutumwa ukomeye, kandi ukunda Imana kandi wubaha Imana. Noneho uwo mudamu wanjye niwe wagiye akajya mu misozi, akajya mu butayu, akajya yakansengera, kuko yabonaga ubuzima ndi kugenda mbamo atari ubuzima bwa kimuntu, ntabwo ari ubuzima bwa kimuntu. Iyo ugera ku rwego rw'uko abantu bose bagutinya, mu by'ukuri ntabwo burya biba binejeje n'Imana, n'abantu ntibibanezeza, n'Imana ntibyayinezeza. Yagiye ansengera rero, ajya mu butayu butandukanye, ariko Imana ikamubwira ati nyamara nzakugira neza, umugabo we nzamuhindura, nzamuha agakiza, ariko akabiberwaho bizava. byari kure. Nyuma yaho rero ngaruke kuri ya mbarutso. Hari ka imwe yabayeho nari bukubwire, nari buvugire hano, biba ngombwa ko nisanga mu isheni. Mu isheni. Maze kwisanga mu isheni, naragiye ndafungwa. Kamemu buriya abantu bose ntabwo iyo bafungwa kimwe. Hari abafungwa nk'abayobozi, usanga hari icyumba giteguye kiri kopare, bakagushyiramo ukaba wibereyemo. Ndagenda ndafungwa rero, mfungirwa muri icyo cyumba cyanjye nyine. Ariko buriya byari umuhamagaro w'Imana, kuko cyane ko n'icyo gihe niyo nubwo nayifungiwe, ariko ntabwo yari iyanjye, nta nubwo yandebaga. Ariko kubera kuba muri bya bintu igihe kinini, hari igihe ugeraho n'icyo bikanze cyose bakavuga ati ariko murebe kana. None ndagenda bankubita mu isheni, banshyira mu cyumba cyanjye nyine. Icyumba ndagenda nyibamo, buri inshuro nyinshi iyo uri wenyine uba uri no wambaye na sayiko. Ndagenda mbaho ngaho, harimo igitanda cyiza, harimo matora nziza, amashuka ateguye neza, ibyo kurya byose banzanira, ibyo kurya nshatse nibyo naryaga, n'ibyo kunywa nshatse nibyo nanywaga, n'imbuto nshatse nizo naryaga. Urumva ntabwo bwari ubuzima bubi, ariko kuko Imana ashaka kumpindura inyuza aho ngaho. Mageze ahantu narahababariye ku buryo bukomeye, narahababariye. Nimba ari amasheni nakoze amasheni menshi, ariko iyo sheni yarambabaje. Sheni yarambabaje, nayibabariyemo. Noneho bigeze mazemo nk'icyumweru, mu cyumweru cya kabiri, ndyamye nijoro, niho numvishije ijwi rinsanga rirambwira ngo Sekamana mwana wanjye, wanze kunyumvira, ukomeza gukora ibyaha byinshi, ndetse ukora n'ibyaha ndengakamere. Ahangaha niho nkuzanye kugira ngo wisuzume, wumve ko ugomba guhinduka. Imana irambwira ngo iga gusenga ugifite uburyo, kuko nta wundi wakurengera uretse njyewe. Wari ukiri muri opozisiyo? Nanjye muri opozisiyo. Iryo jwi ndaryumva, ndakanguka, ndabanise gusenga, ko n'ubundi nubwo ndano ko nsenga ko gatanu ngasenga, numva birancanze. Urumva mu by'ukuri iyo wamenyere gusenga muri systeme, iyo wari urimo ijwi rikakubwira gusenga, kandi uzi ko n'ubundi usenga, wumva bikuyobeye. Ndabinegirije, ndaryama. Bigeze mu rukerera rirongera riragaruka, ndavana amazi si yayandi, mpita niga gusenga. Nigiye gusenga aho ngaho, nibyo nkubwira, ni nta muntu wambwirije, nta muntu wanyigishije gusenga,
nta n'umuntu wigeze ambwiriza nta n'uwigeze anyigisha kwiyiriza njye nabyigiyeho kubera agahinda n'akababaro nari ndimo aho none nigiye gusenga nk'abarokore ntangira nsenga ninginga Imana urumva iyo usenga ubwira Imana nyamuneka urumva uri no mu kababaro nangira nyinginga rwose nunkura hano rwose nzakora ibi ya mihigo tujya duhiga iyo turi mu kaga n'ibibazo Imana itangira kugenda insanga buhoro buhoro ikansanga mu yerekwa nangira kwerekwa nangira kugenda mbona ibintu ubundi sinarotaga mu buzima no kurota sinarotaga ariko natangiye kwerekwa nangira kubona abamarayika bari kungubangosa aho ngaho bandinze Imana itangira kumbwira ati mwana wanjye kora amasengesho y'umunsi umwe none nyoberwa ukuntu nzakora amasengesho sinari nzi uko biyiriza Imana yambwira ngo iyirize n'ujye ukora amasengesho y'umunsi umwe ariko kwiyiriza ntabwo byari byoroshye kuko buriya iyo ufunze ari igihe bagutekereza ko ushobora no kwicisha inzara kubera ibibazo kugira ngo wiyahure ariko niga ubwenge kuko numvira ijwi ry'Imana nari mbabaye aho hantu hakubitiwe inkoni nazibagirwa mu buzima urabona uyu mukongoto bagonda ukigonda ndayibona urawubona wari uvunika uriya mu buzima n'ujya uvunika uzi ko warangiye nawe ukubiswe none ukazagera ukavunika narawukubiswe ugeze aho ugera aho uravunika ariko mbona ko hari Imana iwuciyemo kabiri kugira ngo induhure numvaga inkoni zindembeje icyo gihe mba mu ubwo buzima rumva ko nayo mbabaye niga gusenga nangira kwiyiriza muri ya masengesho Imana yamaye y'umunsi umwe ndabyuka banzaniye ibyo kurya saa sita mu gitondo banzaniye imbuto nzitereka kiri kopare barongera saa sita banzanira ibyo kurya mbishyira hara kuko sinende bo babwire ngo sinjya mbishyira ku ruhande isaha zigeze za nimugoroba bazana ibindi babizanye ndababwira ibyandi byananiye ni mu bisubizeyo nireka nirire ibi ngibi kuko amasengesho y'umunsi umwe nimugoroba nari nyarangije babisubizaho bazi ko byananiye ndajya bukeye mu gitondo Imana irongera negeka ndi iminsi 2 naho ndongera ndayakora ariko nkoresha ya system ndayakora nyarangije Imana ari kugenda imbwira ibintu bikomeye yahamereye amasezerano menshi niho yamereye umurimo niho yambwiye ati mwana wanjye ndagukomeje niho yambwira ati mwana wanjye mbwira ibintu bikomeye arambwira ngo nta muntu ukomeye ubaho icyo gihe hari ibintu byinshi byari bihari nabonaga bigenda binsatira irambwira ngo nta muntu ukomeye ubaho uretse Imana yonyine kandi nzakurengera kandi abantu bazabona ko ndi Imana igira neza kuko abantu bose icyo gihe bumvaga ko mfunze bari baracitse ibikuba bitewe n'ibyo bumvaga bakavuga ati noneho kwisha maneno rwose ntabwo azagaruka ntituzongera kumubona ariko hari Imana mu ijuru igirengera abantu bayo haleluya aho rero njya kwiga ndabatizwa maze kubatizwa nkomeza mu murimo w'Imana mbu muririmbyi nyuma mbu umudiyakoni bansengera ku budiyakoni nkomeza n'umurimo w'ivugabutumwa n'ibindi Imana ishoboje urakoze cyane Imana y'amahoro iguhereze umugisha kandi igukomereze amaboko reka twizere ko uzagarukaga kandi ukatuganirira mu buryo burambuye tugakomerezaho ubu buhamya tukamenya noneho inzira yo gukorera Imana nimba yarakubihiye nimba yaragushaririye cyangwa se nimba iryoshye kugira ngo n'abadukurikira bamenye ko kuyoboka Imana hari uburyo ugomba kwitwaramo byase ariko icyo navuga aho ngaho kuryohaho yararyoshye nta nubwo ibi bintu nabivamo nzarinda mbigwamo koko sinayiva inyuma urakoze cyane nayiva hose nkajya hiye yego vuga ijambo rya nyuma nurangiza dusengere utange na nimero ya telefone ntabwo navuga byinshi cyokoza iki kiganiro wenda iki ni igice cya mbere twaba dukoranye igice cya kabiri tuzongera kugikorana wenda mbabwira uburyo ki muri za nzira naciyemo zo kuba ibandi ryo mu rwego rwo hejuru tuzakomeza tuganira mbabwira uburyo ki nari mfite imfunguzo 36 uburyo n'ibyo isoko rya Nyarugenge ibyo nabyo narabifungiye urabona ko zisheni ndende ibyo byose tuzongera tubigarukeho n'ibindi nagiye nkomeza gukora nyuma yaho Imana agiye inkura ahantu harehare rero ibyo byose tuzongera tubigarukeho dukomeza tugenda tureba aho Imana ikura abantu naho ibasha kubageza mu buryo bw'umwuka urakoze nimero ya telefone nimero yanjye ni 0783 77 014 urakoze 0783 77 014 urakoze cyane reka ngusaba usenge Imana Imana data twese uri mu ijuru
turagushimye turaguhimbaje kuko uri Imana igira neza, tugushimiye imbabazi zawe, tugushimiye neza yawe kuko utarondoreka, tugushimiye umwanya tubanye nawe mu iri jambo tuvuze, mu buhamya dutanze no mu ijambo twasomye. Uzaberekeresha imbaraga zawe n'umwuka wera kugira ngo bizafashe benshi kandi bizakore benshi mu magana y'abanyabyaha. Nitubona hari abahindutse uzaba ugize neza, kandi azaba ari umunyago wawe ukuwe muri Egiputa uwuzanye mu gihugu cy'isezerano, kuko uri Imana itakangwa na biracitse. Urakoze rero, icyubahiro n'ikibi cyabereye none n'iteka ryose. Amen. Urakoze.